Isoko ry'imari mu Rwanda ryafunguriye imiryango ibigo by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse SMEs, ribifasha kubona ubushobozi bw'amafaranga bukenewe. Hari ibikorwa twari dufite tujya kuza ku isoko ry'imari n'imigabane, hari ibitekerezo byiza twari dufite ariko tudashobora kubishyira mu bikorwa. Kuko mwabibonye rero, nyuma yo kuza ku isoko ry'imari n'imigabane twatangiye urugendo rwo kwagura ibikorwa byacu. Mwagiye mubona nk'isoko rya export twari dufite, twaramaze kurikora testing, dufite za order ariko tutabasha kurihaza. Ngira ngo mwabonye mu gusura ibyo twaberetse, ubu ngubu turi ku isoko ryo hanze y'u Rwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi abagiye babikurikirana mwarabibonye, igice cya mbere cy'imari twari twaje gushaka cyari cyo kwagura ibyo dusanzwe dukora, ariko igice cya kabiri cyari cyo gukora faze ya kabiri y'umushinga. Twaberetse aho tuzagurira ku butaka buriho. Ubu turi muri process noneho yo kugaruka gufata amafaranga ku isoko kugira ngo noneho dutangire product nshyashya. Ni ikintu gikomeye cyane kirahari. Ngira ngo umuyobozi wa Rwanda Stock Exchange yigeze kubikomozaho mu kiganiro cye. Iyi value chain yacu ifite gukora kimwe n'izindi value chains. Mu by'ukuri raw material dukoresha ibigori dufite igice kinini tweza mu Rwanda, ariko ibyinshi biva hanze. Noneho n'ibyo tweza ntabwo ari ibintu byera mu mezi 12, ni ibintu bifite seasonalities, byera kuri za saison. Bisaba ko iyo ushaka guhagarara mu isoko ugashinga imizi, ugomba guhora ufite stock nini cyane ihagije. Cyari kimwe rero mu bibazo twari dufite, twashaka gukemura duciye ku isoko ry'imari n'imigabane, kandi twaragikemuye. Twaberetse warehouse ijyamo toni zirenze 5,000 z'ibigori. Mbere ntitwashoboraga kubona ubushobozi bwo kuyuzuza, ariko uyu munsi kuri saison igeze kandi ubu tuyirimo mu kwezi kwa kabiri iraba yatangiye. Tujya ku isoko nta mususu, umuntu wese ufite ibigori dushobora kubigura. Icyo gihe biduha ubushobozi bwo kubika ibyo tuzakoresha igihe kinini, ariko bikanaduha n'uburyo butuma ducuruza ibintu bidahenze. Iyo waranguye kuri saison, iyo waguriye abaturage bejeje, uba ushobora kugira igiciro utangaho kubera yuko utarimo kugura wundi nayo waguze. Kugira ngo twagiye tubibasobanura mwayibonye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane byadukemuriye. Icyo gihe biguha noneho gutuza ugatekereza indi mishinga ikurikira. Isoko ryo hanze twari twararikoreye inyuko, twarakoze na test, ufite ibyo twohereje, tubona feedback ndetse tubona n'abaduha za contract bifuza yuko tubohereza za container z'ibintu. Ariko gucuruza ku isoko ryo hanze bisaba kuba ufite amafaranga ahagije. Ndaguha urugero, nubwo ubona ari ibintu tubonesha amaso, ariko kugira ngo ugure raw material, ugure packaging material, inyinshi zimwe tugura hanze, upakire container 2, 3, 4, 5, uzishyurira ubwato zigende, utegereze ko bakwishyura, usanga ari cycle itwara nk'amezi 3. Bisaba kuba ufite ubushobozi bwo kuba wa finance ibyo bintu, amafaranga ukayashyiramo icyarimwe. Yego avamo aza ari menshi, ariko iyo nta bushobozi ufite bwo kugira stock nini ihagije biragora. Icyo ni ikibazo twakemuye. Iyo urebye ibyo ducuruza ku isoko ryacu hano mu Rwanda byunguka hagati y'10 na 15%. Ariko iyo wagize ubushobozi bwo kohereza ku isoko ryo hanze, ubona ufite inyungu ya 30-40%. Ngira ngo murabibona aho twatambagiye uyu munsi, uko hahagaze, uko hameze. Nkatwe twamenye iyi company imbere yanyu mwese. Ikintu cya mbere twakoze ni ukubanza kuhareba uko hameze, tureba funding needs zabo, amafaranga bakeneye cyangwa se ibikorwa byabo, tuza kubashyira muri ya program yacu ya investment clinic. Ni project twakoze yatangiye mu 2020, ubu ngubu imaze kugezaho amasosiyete ageze nko kuri 4 nibura ashobora kuba yareshya abashoramari. Iyo clinic rero icyo yayigamije n'ubundi no gushaka uburyo yuko amasosiyete tuyafasha kuba yaba yakwitegura neza, ku buryo n'umushoramari wabaguriza cyangwa se waza kuguramo imigabane yaza ntacyo yishisha. Ubwo rero tuba tubafasha nyine kugira ngo babe ready. Ubwo rero icyabaye rero, aho bari imbere hose barasanganywe n'amabanki ko bisanzwe, amafaranga yabo ku giti cyabo bakoresheje bashaka gushinga sosiyete. Ariko noneho tuhageze dusanga bakeneye noneho amafaranga yo kwagura ibikorwa.
ayo kwagura ibikorwa rero mumenyereye ko akenshi iyo umuntu agiye muri banki zisanzwe hari igihe baba bagusaba ingwate runaka zana ibi n'ibi rimwe na rimwe bikubye kabiri amafaranga ukeneye. Ubwo nibwo buryo amabanki akoresha ubusanzwe, ariko isoko ry'imari n'imigabane noneho ni kapitale abantu bakuzanira, ni kapitale nayo iba yiteguye na risike runaka ivuga iti reka tuzi twifatanya na rwiyemezamirimo iyo tumwizera yuko ibyo akora byujuje ubuziranenge, byujuje ibyo byandi bavuga ngo imico n'imyifatire. Mu buryo rero bw'amasosiyete yasanzwe, ubwo ngubwo ni ukuvuga ko muri clinic icyo tubateguraho ni ibyo kubafasha mu buryo byo gucunga amasosiyete, niba ibikorwa byabo ari ibintu bifite viability, ibyo bita sustainable, niba bishoboka ko kuko ari business ifatika izakomeza gutera imbere cyangwa kunguka, igafasha abashoramari cyangwa se bayiguriza amafaranga bose. Ubwo rero ahangaha ibyo byose twarabirebye bigitangira, ibikorwa byari bifite aho biri, ariko bikeneye akandi kantu kugira ngo noneho byaguke kurushaho. Ubwo rero tugeze ahangaha mumaze kwibonana namwe ibyo bamaze kugeraho. Sosiyete ubu ngubu igishoro burya kiba gikomeye utangira ukorana na banki cyangwa ukoresha yawe, ariko nugeze kuri expansion ubukeneye no izindi imbaraga zaje muri n'iz'abashoramari noneho, ariko sosiyete yaje ku isoko mu buryo bwo gushaka imapromesha mwenda. Nkuko leta ishyira imapromesha mwenda ku isoko, nawe wakoze imapromesha mwenda ku isoko, ariko bamaze kuba gutegurwa muri ya investment clinic twavugaga, bamaze kwitegura neza ku buryo bagera ku bindi bikurikira, ku bikorwa bikurikira. Ibikorwa bikurikira rero ubu ngubu nta kintu bishisha, bakoze faze ya mbere ya miliyari 3 n'ibihumbi n'imisago. Ubu ngubu hasigaye faze ya kabiri izakomeza noneho bashyira amafaranga yabo muri operation, noneho bakanagura n'ubikorwa noneho kurushaho, bakajya muri animal feed, ni ibiryo by'amatungo. Mwabonye ko no muri value chain yabo nta kintu na kimwe gisigara, harimo n'ibiryo by'amatungo bishobora kuvamo nk'amatsiri premiere. Ariko no mu mishinga yabo arafe mu myaka iza baraba batangiye no kujya no muri animal feed, ku buryo na bya bindi byasigaraga bagurishaga ku bandi bazabyikorera bikaba amatsiri premiere ya faze yabo ya kabiri. Ubwo rero urabona ko mwabonye ko stock irahari, abanyeshuri babona ibyo barya bitabagoye, na ba nyiri uruganda babona amafaranga ku buryo bari tayari igihe cyose kuba bagira ibikorwa byabo, kandi ku buryo bubahendukiye atari ugutegereza, cyangwa se muri by'ibiryo cyangwa se by'inganda ugikenera amatsiri premiere, ukenera abakiriya, ariko no ukenera na suppliers, kuko aka kawunga basya cyangwa se bashyira mu ruganda ntabwo bakihingira bonyine, bagira n'abaturage bakorana, bagira suppliers. Mu Rwanda isoko uko ringana turarizi, ntabwo dufite ibigori bihagije, nabo barabitumira. Mu by'ukuri abashoramari bazimo ahangaha ntabwo ari abashoramari mu buhinzi, ni abashoramari baza ku isoko ry'imari n'imigabane. Ni umuturage utazi n'ubuhinzi uko bumera, we yizera ibitabo baba banditse bikanyura muri capital market, tukabyemeza twese, ba nyirabyo bakaza ku isoko. Ni ukuvuga ngo umuntu wanyuze muri clinic ahangaha turamukosora ibintu byose yaba afitemo ikibazo, tuba tuzi ibyo abashoramari bifuza. Abashoramari icyo baba bashaka n'umutekano w'amafaranga yabo, domene barabanza bakabyaniriza neza, bakavuga bati turabyizeye ibi bintu, twe icyo dushaka ni amafaranga yacu. Ntabwo baza kujera sosiyete, ahubwo umushoramari mu buhinzi watangiye rwiyemezamirimo ni ba nyiri Mahirwe Millers, nibo bashoyemo amafaranga yabo bwite. Ubu rero abaje ni ukubunganira kugira ngo babashe gukora expansion. Akamaro k'isoko ry'imari n'imigabane ni ukubaha ubundi buryo bashobora kubona amafaranga yo gukoresha mu bucuruzi, kuko hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kubona amafaranga. Ushobora kuguza muri banke, ushobora gushaka abantu b'inshuti mugafatanya mu gihe mwese muba muri abanyamigabane muri iyo company, cyangwa se ukaba ushobora kuza ku isoko ry'imari n'imigabane ugashyira impapuro z'agaciro ku isoko, none icyo gihe ayo mafaranga uyahabwa na rubanda muri rusange. Mahwi kugira ngo ibashe kubona ideni nuko yaje ikabanza kuzuza ibisabwa kugira ngo urwego rw'u Rwanda rushinzwe isoko ry'imari n'imigabane rubemerere kuba bakwegera abaturage kugira ngo babagurize ayo mafaranga. Muri ibyo twasabye bwa mbere, bagomba kubanza kwerekana ko ikigo cyabo cyanditse mu mategeko, ari ikigo kizwi cyanditse. Ibindi tubabaza ni ukubabaza ese ni bande bari mu nama y'ubuyobozi, ese ni bande bashinzwe kuyobora icyo kigo buri munsi, bareba activities. Ubwo ni management and board of directors. Icyo tubarebaho ni ukuvuga ngo se abo bantu bafite ubushobozi bungana gute, bafite amashuri yahe, bafite experience
imeze gute nuvuga ngo ntabwo ari twe dushyiraho izo qualifications twe icyo dusaba mu kigo cy'isoko ry'imari n'imigabane nuko ayo makuru bayatangaza kugira ngo abantu babashe kubagirira icyizere yuko amafaranga babonye bazabasha kuyakoresha neza. Ikindi bashyira ku isoko bagaragaza ni ibitabo byabo by'ibaruramari kuko ubusanzwe yari private company ntabwo bategetswe kubitangaza, ariko iyo uje ku isoko ry'imari n'imigabane kuko wafashe amafaranga y'abaturage baba bakeneye kumenya niba icyo kigo imikorere yacyo. Ubwo ibyo dusaba rero dusaba yuko batanga izo mpapuro ibyo bitabo by'ibaruramari mu myaka 3 ishize, ariko bakagerageza no gukora guteganya projections zo mu myaka izaza. Ikindi nanone tubasaba nanone cy'ingenzi ni ukwerekana ubwo bucuruzi bakora, kugerageza kubusobanurira abantu bagiye gushoramo amafaranga kuko ni ubucuruzi baba batamenyereye. Ukavuga uti yenda ncuruza ibi n'ibi, ibyo ncuruza ibyo nshyiramo bituruka mu Rwanda cyangwa se bituruka hanze, risks cyangwa se ingorane zijyanye n'ubu bucuruzi n'izi ngizi, kugira ngo umuntu abashe gufata icyemezo cyo gushora imari azi aho ashoye, kuko burya investment yose cyangwa se ishoramari ryose rijyana n'ingaruka. Uko inyungu iba nyinshi ubusanzwe n'ingaruka ziba ari nyinshi, uko inyungu iba nkeya ubwo n'ingaruka ziba ari nkeya. Ayo makuru yose barayatangaza rero kugira ngo abantu bashe kugira ishusho y'aho bagiye gushora imari yabo. Bijyanye n'imbogamizi ku bacuruzi bato n'abaciriritse, urabona bishobora guhera muri ibyo ngibyo dusaba, nicyo umuntu yaheraho. Tuvuge niba tuvuga yuko company igiye kuza ku isoko igomba gutanga amakuru tuvuge ajyanye n'abayobozi biyo company. Ushobora gusanga hari nka company iyoborwa n'umuntu umwe itagira inama y'ubuyobozi, ni ukuvuga ngo ibyemezo by'uwo muntu ibyo byonyine nibyo bigenderwaho, ariko iyo bigeze mu isoko ry'imari n'imigabane bisaba kuba ufite inama y'ubuyobozi. Iyo nama y'ubuyobozi ikaba ifitemo abantu bafite aho bahuriye n'icyo kigo cy'ubucuruzi, bashobora kuba harimo abashoramari basanzwe barimo, hakaba hashobora kuba harimo abasanzwe ari abayobozi bakora activite za buri munsi nk'umuyobozi mukuru n'abandi. Nuko hagomba kubamo imvange y'abantu muri iyo nama y'ubuyobozi, hakabamo n'abandi bitwita independent directors badafitanye relationship yariyo yose niyo company, kuko abo ngabo cyane cyane nibo bagomba kureberera babashoramari basanzwe cyangwa abaturage bashoye amafaranga muri iyo company. Ikindi nanone ushobora gusanga batujuje, icyo nkeka gikunze kuba uburyo company iri managed cyangwa se iyoborwa, kuko ari gishobora gusanga niba ari company yawe usanga umugore wawe niwe ukungirije, umwana wawe niwe ushinzwe ibi n'ibi. Ibyo rero iyo bigeze mu isoko ry'imari n'imigabane ntabwo bikunda, ku buryo akenshi usanga icyo cyo gufata icyemezo d'abord kugiye kuza nicyo usanga gishobora kugorana. Ahandi nanone ni ukwemera gutangaza ibintu byose bijyanye na company yawe, ni ukuvuga ngo nicyo twita disclosures. Ntabwo ibyo bintu, iyo business ntabwo iba ikiri yawe gusa, ni ukuvuga ngo hari abashoyemo imari kandi bakeneye kumenya uko iyo business yawe iri gukora. Ikindi nanone kiza ku bijyanye no gufata amafaranga ku isoko ry'imari n'imigabane, cyane cyane nk'ubu ushobora gushyira impapuro mpeshamwenda ku isoko, ni wowe ugena uburyo uzishyura abantu bashoye amafaranga bitandukanye. Tuvuge niba ugiye muri banki, ni ukuvuga ngo iyo ugiye muri banki kuva baguhaye amafaranga utangira kwishyura inyungu arizo interest, ariko ukishyura n'aya mafaranga baguhaye. Ariko iyo uje ku isoko ry'imari n'imigabane akenshi usanga ubanza kugenda wishyura inyungu, none aya mafaranga baguhaye ukazayishyura nyuma. Nk'umushoramari rero, nk'umuntu ufite SME, nkeka ari byo bishobora kukubera byiza, kubera ko udatangira kwishyura aya mafaranga ako kanya, ugenda wishyura makeya kuko deje bamaze kuyashora. Kuba utararageza no kuyashora ukatangira kuyasubiza utarayakoresha, nkeka ari ikibazo. Ariko muri finance muri rusange, wowe ukeneye amafaranga niwe umenya ngo ese byaba byiza nyafashe ku isoko ry'imari n'imigabane, byaba byiza mfashe ideni muri banke. Nuvuga ngo ibyo byose nibyo bareba, ariko cyane cyane ubundi amafaranga ukeneye igihe kirekire kandi ari menshi, byaba byiza ibi bigo bibashije kwegera isoko ry'imari n'imigabane bakaba ariho bakura amafaranga. Ku bijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda ubu igikenewe cyane, kuko nuvuga ngo ni isoko rigendera ku mategeko. Ubu icyo turi gukoraho cyane muri iyi minsi ni ukuvugurura amategeko, kuko amategeko ahari amaze iminsi kandi hari ibintu byinshi cyane bigenda bihinduka mu rwego rw'ubukungu se cyangwa mu rwego rw'imari.
ubwo rero bisaba ngo mugerageze gushyiraho amategeko abigenga kugira ngo abantu bazakenera amafaranga mu buryo butandukanye babashe kuyabona. Ahandi turi gushyira ingufu cyane ni mu kwigisha, tukigisha abashobora kuza gushaka amafaranga ku isoko ariwo twita potential issuers, ariko tukanigisha n'abaturage cyangwa se the public muri rusange yuko hari ubwo buryo bwo kuba wakora investment cyangwa washora imari unyuze mu isoko ry'imari n'imigabane, kuko gushora imari ni amafaranga uba ufite. Nuvuga ngo iyo ugiye gushora ntabwo gusa ushora mu kintu kimwe, kuko ushoye gusa mu kintu kimwe kigahomba amafaranga yawe yose yabagiye. Ariko niba ufite amafaranga ufite utari gukoresha, icyiza nuko wayaha undi muntu akayakoresha, noneho akaba yajya akungukira. Mahwi Grain Millers ni imwe mu ngero zigaragaza uko isoko ry'imari mu Rwanda rihindura ubucuruzi. Niba uri SME, amahirwe yo gukura binyuze mu isoko ry'imari arashoboka.